Zawe. Kugiki? Sabrine, kuki mucyamagaza? Ego mani. Kuki mucyamagaza? Ubwo bivuze iki? Nyine kubera iki muki amaga aza? Bitewe n'ukuntu nkubona. Nta kintu na kimwe dukumiriwemo, na kimwe habe na kimwe, kandi nkunda kubwira abantu ngo turashoboye. Burangiye ukuntu buriya Sabrine ukuntu njemeza ubu ngubu njyewe igitiyo ngenda ewana tutarabunye Uragifata ugakora. Uwo muntu ikintu cyanshimishije, hari abo yari yizeye nubwo nabo bitanshimishije kuba baratsinzwe, abo yari yizeye ko bazatsinda iryo somo rye yasanze batarabitsinze. Akira umuntu uko ari, numara kumwakira uko ari uzamenya aho intege nke ahantu ziri, nuhamenya wirinde kumubwira amagambo akomeretsa, ahubwo ushime hahandi arimo kubabara. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope. Yes, ndarashuje muhereye hose mu ntara y'amajyepfo, ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Ni wa muhungu wanyu Nyiramasimi n'amakombe nyirukaka ukubitira umwanzi hareba inziga kagaro muzo kw'Imana. Sinigeze ntikuza namba, ahubwo natoye isaro gisakara mu mitima ya rubanda. Disability is no inability. Ibintu n'abantu, udafite abantu nta bintu waba ufite. Naje kumenya ko uko waba uri mugufi kose nusohokanze ntabwo uzabura kubona igicu. That's why navuze ngo namenye wumva namenye uwundi we ngewe siko bimeze. Yes, rero turabakiriye kuri microphone ndetse na kamera za Lafriki TV. Nagarukanye na wa muntu udasanzwe n'imvugo udasanzwe, ujye wumva beautiful ga, kandi umwana avuga ngo ufite vision, umwana ufite icyerekezo ndetse cyiza kuri we ndetse no ku banyarwanda muri rusange. Reka tumwakire twumve impumeko yiwe ndetse twumve nuko ameze. Yemeze neza nk'ibisanzwe, umuzo kw'Imana mbameze neza cyane. Reka nizere ko nawe umeze neza. Sabine, turakwakira kuri microphone ndetse na kamera za Lafriki TV. Umeze ute? Meze neza, nabasuhuje. Hi, meze neza, nanjye meze neza. Okay, mwumva ko umukobwa wanyu rwose ameze fresh, ameze neza, nta kibazo afite muri make ameze fresh sana. Sabrine, Rwamagana mumeze muti? Tumeze neza cyane. Ubu niki cyeze Rwamagana? Ubuse n'ikira barimo gutera imyaka. Hari ubwo ngubwo kino gihe mu kuvuga ngo hari ibihe niba hari season gutera ibishyimbo n'ibigori. Ibishyimbo n'ibigori. Kino gihe bakita iki igihe kimeze gite? Ni itumba n'umuhindo n'iki? Buranikira n'itumba. N'itumba harya ni cyagiye bari oya. Umuhindo ni cyagiye bari mu mvura. Kandi ubu ngubu turi mu zuba. Turi mu zuba mu kwa 9, ntabwo ari mu zuba. Ahubwo numva ngiye twaba turi urumva mu itumba, mbiri gutumba igiye kuzagwa. Abivumbuye. Yes, ariko uko byose kose urumva hari igihe cy'umuhindo ndetse hakaba n'icyo bita itumba ndetse hakaba n'icyo bita impeshyi. Mu gihe cy'iki burya ni ukuvuga ngo ikibundi ntabwo bibaho impeshyi. Mu zuba nicyo bita ngo igihe cy'iki. Kuki mucyamagaza? Kugiki? Sabrine, kuki mucyamagaza? Ego mani. Kuki mucyamagaza? Ubwo bivuze iki? Nyine kubera iki muki amaga aza? Ubwo nari nyoye byabyo ngo kuki mucyamagaza. Urumva n'amagorane. Hari umuntu yagize kubimbaza ndamusubiza ni kubera izuba ryinshi. Buraniye mpamvu. Kuki mucyamagaza? Kubera izuba ryinshi. Imyaka ye. Oya. Bazi hari ukuntu ujye yibazaho. Ntabwo byawe. Ujye ubona ugereranije nyine ni kuvuga ati ushobora kunyibaza bavuga ati ibintu akagaravuga uriya muntu afite imyaka ingahe, ujye ubona afite nk'ingahe. Ntabwo dapfa gukeka. Gukeka ariko hari igihe ukeka ikintu ugasanga ni nacyo. Buriya se? Oya. Ni ukuri niko biba bimeze. Ushobora gukeka nyinshi cyangwa bikeya bitewe n'ukuntu nkubona. Noneho wenda weka esitimatinga nyine wenda imyaka wenda uvuge ngo 30 cyangwa 40.
ukeka myinshi cyangwa mike? nkeka myinshi kuko mba mbona na skills yawe iri high. Reka da. Eh, Gade we urumva ikintu Gade abagambiriye Mm. aba ari ukugira ngo avuge ko nshaje ngo kubera ngo ibintu ngo mvuga ngo bya kera bya kera ngo Mm. ikimuki kuki mu cyamagaza ahegana n'amagorane ibaze no sabwe mbera nk'igorane wabuze rimwe ubu se ntirihera. Mm, Hari ibintu bajyaga batubwira ko nabyo ntabyo nzi mm, ngo ibibiribiri niba ari bibiringanya mm. ngo ibibiribiri biri mu biri ngo byarananiye na n'ubu ubu nta gorane n'imwe wigeze usigarana mu ntuza mu ishuri ariko byarananiye kandi amagorane twarayize mwana byarananiye. uzi ko kuva muri primary twize amagorane Mm. Mm, mbwira nk'irindi rimwe n'ubwo reka ndebe aribwo nirihera ko nanjye ndarayibagiye yose pe naho hari ukuntu mu ishuri umwana azi ngo vuga ngo yemwe mwa bagabo mwe, aho bahaba umuntu yigeze ijambo sindamenya kurivuga yemwe Ba- abakunda ngo yemwe mwa bagabo mwe, aho bahababoheye aho baba yemwe mwa bagabo mwe aho baba ngo yemwe mwa bagabo mwe, aho baba yes geze twagira ngo tubaye turabasuhuze twumve uko mumeze ndetse tubabereke kuko byasa kose tumeze fresh kandi ko tumeze neza. Rwanda is very clean ewana ni clean ndetse ruri clean ndetse cyane kurusha uko mubitekereza Sabrine Karamba. undi bavuze ngo Mm. u Rwanda rw'imisozi igihumbi ubundi wumva iki? u Rwanda rw'imisozi igihumbi u Rwanda rw'imisozi igihumbi bava babyita kuriya u Rwanda rufite ahantu hari imisozi myinshi, ayo mashyamba, ibyo birunga, ibyo byose biri mu gihugu kimwe, niyo mpamvu bavuga ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Yego. That's good. Yeah, man. Mhm. Ntabwo ari igihumbi cyonyine. ahubwo se buriya kuki bavuze igihumbi? Ni ukuvuga ngo impamvu bavuze igihumbi, kuvuga ngo tujya tuvuga ngo ibinyacumi, ibinyejana ndetse n'ibinyagihumbi. Ushobora gusanga nyine wumva biri mu bihumbi nyine. Ushobora gusanga ari ibihumbi 800, ushobora gusanga ari ibihumbi 200, nyine biri mu gihumbi nyine pe. Niyo mpamvu bavuze ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Njye mba numva biri hejuru. Kuko ntekereza neza uko u Rwanda rumeze ubu ngubu ndetse nyine uko rugaragara. Niyo misozi igihumbi numva njye nakaruhaye imisozi miliyoni. Kuko igihumbi ntabwo yaba igihumbi ni nyine impamvu bavuze imisozi igihumbi nyine ni ukubera ko nyine ni ukuvuga ngo impamvu bavuze imisozi igihumbi nyine iyo ibintu buriya byabaye igihumbi Gade nyine biba byabaye ibindi bintu birenze. Niyo mpamvu biba byabaye ibintu byinshi nyine tu. Ntego murakoze namwe. Nyine ntabwo bibarika ngo dufite ibyiza bitabarika mu Rwanda. Uzi ko gahunda ari yandi ari visit Rwanda ndetse tunabwira ngo abantu bari hanze y'igihugu batari bagira mu Rwanda tubakumbuje paradiso. Ese barabyumvisha? Bivuga mu Cyongereza. So if you are outside of the country, you are allowed to come in Rwanda and visit Rwanda because you have many beautiful things. And everyone is allowed. Yeah? You may come from in the USA, Tanzania, Uganda, and Mozambique, and different other countries. So you have to come in Rwanda. You are welcome. Yes. You are welcome. Only that. Yes. You are welcome. To do what? To visit in Rwanda. If you want, you are welcome. You are welcome. Yes. I wanted to ask you that in Rwanda we have many beautiful things. Yes. So can you mention the one things that can attract
the people from outside of country to visit Rwanda? One thing, Mhm. there is mountainous, Mhm. there is hills, Mhm. there is some plateau, Mhm. there is some national parks. Mhm. Yes, And it's a many. it's a And many. yeah, Yes, that's why everyone has a responsibility to come in Rwanda yes, and see beautiful things. And knows that we are the best country in Africa, which is very clean. yes, Which is very clean. Yeah, yes, I'm agree with you. yes, I'm agreeing. Yeah, yeah, man. God, n'uruzungu turaruvuga mwana, n'uruzungu turaruvuga. Urumva? Akumva ako kantu. Impamvu tuvuga bino bintu sasa rero, cyangwa se impamvu mwumva tuvuga bino bintu nihe mpamvu? Abantu bakibaza ngo nyine abantu bakunze gutungurwa gade, sinzi n'ibyo bintu ukunda kubibona, kumva kubona abantu bafite ubumuga nkatwe dushobora kuba twavuga icyongereza. Noneho nyine bikaba surprise nyine ku bantu, bakibaza ngo bari abantu ubundi babikoze bite, bari abantu byagenze gute kugira ngo bamenye biriya bintu. So nta kindi kintu kiba gihari kiba gishoboka, ni ikintu kimwe cyonyine, kwigira confidence ndetse no kwizera yuko ugeze gute ushoboye ibintu. Ndabeshya? Ubundi hari akantu njya nkunda kubwira abanyeshuri, nkunda no kukwandika ku ikayi nyine, urabona kwa kundi uba ugifungura ikayi, nkunda kukandikaho, nkunda kwandikaho ngo I know who I am, nzi uwo ndiwe, the reason why I'm proud to be who I am, nzi uwo ndiwe niyo mpamvu ngomba kuba uwo ndiwe. Yego, Aho ni akantu ka danje. Urumva icyo ni ikintu even n'umuntu udafite ubumuga cyangwa se ariko especially ku bantu bafite ubumuga, ni ikintu umuntu ugomba gusobanukirwa. Njya nkunda kuvuga ngo wowe kuba ntago wigeze ugirana ibiganiro na mama wawe uri mu nda, umubwire ngo ndashaka kuvuka ameze gutya. Mu by'ukuri waje wowe ubwawe uza wisanze ku isi utabizi nawe. Niyo mpamvu uko wisanze uko nguko ugomba kukwakira, ahubwo ukiga uburyo ugira gute nyine bwo kubaho neza. ugomba kuba we, wavutse ugomba kuba we, nta mpamvu yo kuba uwo abo usanze ku isi bashaka kuba. Yego, Buriya biragoye buriya ni ukuvuga ngo ni urugero, hari abantu benshi njya mbona bifuza kutubona ku muhanda dusabiriza. Ibyo ni ibintu ejo bundi gade niyo bwa mbere umuntu yanditse buriya njye nta comment igira injyana. Gade buriya reka nanabivuge no mu kiganiro, nyine nta comment igira injya tu. Nyine biragoye ko njyewe ushobora kuwaza nyine ukambwira ikintu nyine cyangwa se ukamvugaho ikintu nyine kikambabaza cyangwa se nkajya kugitekerezaho, kuko kugeza amasaha ngaya magingo aya ngaya n'ibyo nabwiwe nibyo byagize gute byagize uwo ndiwe. Nyine byatumye nisobanukirwa ngo njye ndinde. Ariko ejo bundi umuntu yanditse muri comment mwana, nyine yandikamo ikintu kibi cyane ndakibona pe, noneho nyine numva birambabaje, ndavuga ati nyine hari abantu bagitekereza muri buno buryo, noneho biranantungura, ndavuga ati niba twebwe turimo tubwira bagenzi bacu bafite ubumuga twababwira ngo so niba twaragerageje kwiga, twaba twaragiye mu mashuri. Njyewe nshimira leta yacu n'umubyeyi muri byose, kuko nta kidakora kugira ngo tugire gute twige ndetse tugire gute tubeho neza, ahubwo ikibazo gisigaye ni kuri twebwe ubwacu, si natwe ubwacu gusa ndetse n'abandi bandi batameze nkatwe ariko bafite imyumvire yo kugira gute isubiza bagenzi bacu inyuma. Kuko niba umuntu ashobora kuza ukabona avuze ikintu ku buryo comment n'umuntu wese ushobora kuyireba nyine nawe bishobora kuba yamubabaza, kuko ibaza noneho uwo muntu aramutse wenda n'urugero afite umwana ufite ubumuga cyangwa se wenda akahura nawe mu nzira, uzi ikintu namukorera? Ubundi hari icyo bita nyine touch award, nyine ni ya magambo ubwira umuntu utamukunze utamugize gute ariko nyine ukamutocaringa. Akenshi ayo magambo iyo uyabwiye nk'umuntu we aramwangiza mental, urumva, ugasanga nyine arangiritse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, icyizere cy'ejo hazaza kigahita kigera gute kibura. Ibyo bintu ujya ukunda kubibona? yego, njya mbibona ariko sinjya mbiha umwanya. Ntukabihe umwanya, gahunda se yayindi se? Nubwo buriya nk'uriya muntu ufata umwanya we, ubona umwanya wo gukora nk'ibintu bitamuhesheje agaciro,
birangiye mbifata nk'ubujiji cyane. ni ubujiji ni ubuswa nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ukuntu u Rwanda iterambere ririmo rirazamuka demokarasi irakura cyane ntabwo yakabaye afite ubujiji bugeze hariya uwo nyine muntu nyine aba ari ibintu bidafite meaning, reka tubivuge muri ubwo buryo. Anyway, rero no kubitindaho gusa tubwira akenshi nkunze gutanga message ku bantu bafite ubumuga cyane. Aho uri nta muntu uteze kukugira uwo uriwe. Njyewe urumva ngiye kugira ngo mbe uwo ndiwe already bizahera muri njyewe, bigomba guhera muri njye nkabanza nkiyumvamo yuko njyewe nyirizina ngomba kugira gute kuba uwo ndiwe mbere yuko abandi bagira gute babimbonamo. Iyo abo bantu bamaze kubona kuko nayo icyizere ntifitiye baramfasha kuba bangira gute bangira undi ariko nyirizina byagize gute byantangiriye. Urumva uko niko abantu bagira gute icyo abantu bagomba kumenya kandi bakagira gute bakagishyiraho imbaraga. Yego. Niko kuri kuba guhari ariko tugomba no kubabwira bagahinduka by the way. Kuko niba ushobora kuba nyine umuntu afite nk'iyo myumvire, erega ejo bundi God nibwo azahura n'umuntu hano hanze akamubwira ikintu kikamukomeretsa, kandi already twebwe turimo turarwana no kugira gute kubaka ahazaza hacu ndetse no kugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu, kuko buriya buri munyarwanda wese afite uruhare mu kubaka igihugu cyiwe. Nkunda kubwira abantu n'abanyarwanda bose ndetse ariko especially ku bantu bafite ubumuga. God buriya rero nta kintu na kimwe dukumiriwemo, na kimwe habe na kimwe, kandi nkunda kubwira abantu ngo turashoboye. Burangiye ukuntu burasabye n'ukuntu njemeza nta kintu ntajya ngerageza kibaho. Buriya ikintu cyose uzi ko kibaho njye ndakigerageza, no nashaka nkavunika no kugwa ariko ikintu ntageze gute ntakigerageje. Urumva ngerageza nyine ikintu niyo cyaba kimeze gite, noneho mbona ko ikintu kigoye nkagerageza nkagikora, avuga ati nubwo ikintu kinaniye ariko nari nagerageje kuba nagikora. Kandi tugira ukuvuga ngo tugira icyumweru cyane majya ni icyumweru wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi w'umuganda, siko bimeze. Wasanga ku bantu bafite ubumuga bitwaza ngo dufite ubumuga ngo ntabwo twajya mu muganda. Ibi ntabwo bibaho. Uko uri wowe ntabwo ni ugukora aho ushoboye. Ushobora no kuza aha ngaha kugenda nyine nk'abandi bateraniye, urumva, ukarandura utwatsi twahise turiranduye. Urumva nubwo rwose wakoze akantu gato ariko hari akantu wagize gute wakoze. Kwicara mu rugo ntabwo ari byo bintu bizatuma bizagira ngo no, ugomba nyine kuparticipatinga nyine ahantu hose. Jya mu muganda, niba ari umuganda nyine wa nyuma w'ukwezi turawugira, mujye mu muganda mukore. Nk'ubu ngubu njyewe igitiyo ngenda ewana tutaravunyije uragifata ugakora birenze. Urumva ariko iyi mpamvu ibyo bintu mbikora ni iyi, ni ukugira ngo nanereke yuko n'abarya badutekereza kwa kundi yuko they have change, nyine bagomba kuba bahindura intekerezo zabo bakumva ko natwe tugize gute dushoboye. Ndi bari abantu ikintu kibasubiza n'ibikorwa, basubizwa n'ibikorwa. Niba avuze ko udashoboye musubirisha ibikorwa, ubwe ari igisubizo muri we, bitagombye ngo mbwire ngo njye ndashoboye ariko bivuga ko nashoboye. Kora ibikorwa ukoze biramusubiza. Yego, nta kindi. Ni ukuvuga ngo ariko umusaza yavuze ijambo ryiza ndanarikunda, his excellence yavuze ijambo ryiza ndarikunda cyane ndetse binarenze. Yaravuze ngo umuntu naza akavuga ko udashoboye, ujya gutera amagambo nawe umusubiza, kora wowe umwereke ko ushoboye mu bikorwa. Burya iyo ukoze nta nubwo birinda ngo umubwire
ngo abibonye ko nkoze ko nshoboye we ubwe muri we igisubizo kiraza nubwo atabikwereka yego yasohoye cya kindi kibi ariko ntabwo ari buze ngo yongere akubwire ngo ngo nabonye urashoboye muri we igisubizo kizaza amenye ngo burya nubwo navuze kure ariko burya uwo muntu arashoboye yego urumva ni ibintu bigize gute ni ibintu rwose tugomba kugira gute kureba yego kandi biriya ni ibintu biba ku bantu bose n'umuntu udafite ubumuga burya bimubaho twese ni abantu bose haba abantu baba babereyeho guca abandi intege cyane sindi bumuvuge nuvuge n'icyo gihe ariko wenda bari kureba iki kiganiro azabimenya hari igihe hari ukuntu nyine urabona muba mwiga nk'isomo utaritsinda mukaba mugiye nko gukora ibizami noneho ngo mwarimu udatsinda isomo rye nk'uko abyifuza akaza akakubwira ati ngende kugutakariza icyizere mba mbona utazatsinda ubwo iyo avuze gutyo na yandi utsinda aba yatesheje agaciro kandi mu by'ukuri bumva ko wakoze ntabwo watsinda ibintu byose uwo muntu yaraje arambwira ati Sabrina kubeshya icyizere cyawe mva naragitakaje sinjya nkwizera mba mbona n'ubundi nta kigenda njye sinjya mpfa gusubiza umuntu umbwiye ikintu nkumva kirambabaje ndakureba nkaseka kuko iyo mvuze mba niteranyije ndaceceka nkaseka nkirinda no kugira icyo ntekereza nkagusubirisha ibikorwa uwo muntu ikintu cyanshimishije hari abo yari yizeye nubwo nabo bitanshimishije kuba baratsinzwe abo yari yizeye ko bazatsinda iryo somo rye yasanze batarabitsinze wowe yatakarije icyizere yasanze yaritsinze ni ukuvuga ngo isomo yavuga ngo ntabwo uzatsinda ahubwo yasanze warivutuye yego abandi n'andi masomo natsindaga aranzamura mu buzima nkunda kubwira abanyeshuri twigana ni akira umuntu uko ari numara kumwakira uko ari uzamenya aho intege nke ahantu ziri nuhamenya wirinde kumubwira amagambo akomeretsa ahubwo ushime hahandi arimo kubabara akantu gasubiremo uretse ushima aho ababara akantu gasubiremo neza umwegere ushima aho ababara gatangire numve hoya nyine hari ukuntu umuntu aba afite intege nke si ngombwa ngo uze ngo umubwire ngo ibi ni ibi ngo umuce intege noneho asubire inyuma asubire hasi mwegere ushima ahandi hababara urebe hahandi intege nke ziri ariho uhera umuzamura ni nk'ukuntu umurwayi wenda aba arwaye nk'umutwe akafite umuriro mwinshi kurusha uko arwaye umutwe burya nujya kumuvura umutwe gusa ngo ni uko ubona ari we arwaye wa muriro mwinshi nawe uziyongera hera kuri wa muriro mwinshi afite nugabanyuka ukamuvura n'umutwe arahita akira amere neza ahubwo nawe nahereye kuvura ku maguru ubwo byaba byarangiye ahubwo nahita mpera mu bitsi uhera ahababara cyane uhera ahababara yego hano aya magambo arimo ubwenge kandi sinzi niba ibintu uri kubyumva neza na n'ubu ndacyazicibwa umuntu wambwiye ngo njye akazi kanjye no gukora mvirope kwiga ngo mbyihorere nariyizi araniyizi ariko ntago nari mbishoboye nabyo gusa nako nabyo ni sawa kuko urumva bigira gute bizana amafaranga urumva nako ni akazi nako ni akazi keza gusa si n'icyo kintu wenda cyambabaje ahubwo ni ibindi bintu yarengejeho nyine nyuma tu we ntabwo ugeze binca intege byarambabaje ariko ntabwo byanciye intege mani ni byinshi pe gusa reka mvuge kundi uwo nguwo reka tube tunamwibuka uwo muntu yari umuyobozi mwana noneho yibaza icyo kintu ariko ntabwo ari ngombwa ngo tubitindeho n'ibiki byose gusa uko byasa kose hari icyo namweretse ko nshoboye amina kandi Imana iracyakora n'ibindi birenze twizere ko yanabibonye kubibonaho kandi n'ubu ngubu azabibona n'ubu arimo arabibona naho ari yigaye muri we ese rero nta mpamvu uriya
nucika intege kubera ko ngo umuntu ngo gade buriya kuko umuntu ngo yambwiye ngo nacitse intege, nyirizina izo ntege zawe ugomba kuzicika n'ubundi, kuko njye mu by'ukuri nta muntu ugomba kumbwira, nta muntu waza ambwira ngo ukagarara wowe ngo gutya na gutya ngo ncike intege, kereka uzi ikintu cyanca intege se, uramutse unkuyeho uno mutwe, nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyanca intege, aho ngaho rwose waba umpemukiye cyangwa se ugakubita nk'ikiro mu mutwe gituma ubwenge bugira gute butakara, aho already intege rwose waba uzinciye, ariko mu gihe icyo kintu kitari cyaba my friend, menya ko I'm here to compete, nta nubwo ndi no gukompeta kuko mpanganye this me this me, urumva njyewe mpanganye mpanganye nawe kuko nta n'uwo nashobora guhangana nawe, ntawe pe, ninjye ubwanjye nuko utabishoboye si uko utabishoboye ahubwo ni uko wacishije make, wacishije bugufi. Nasaga ntanabishoboye buriya ntawamenya buriya mba Oya bandi urabishoboye nuko ubakishije make. nyine nta mpamvu uri guhangana muri buno buzima, Yego kuko iyo ubwayo iragukoresha. ihangana buriya ntabwo ari ryiza, ahubwo twebwe werega ugomba kumenya fasi yawe, umwanya wawe, ukamenya icyo ushaka, yo kuvuga ngo urahangana n'abandi nyine visi mi, urumvaga, ariko man hari umuntu nabo ntajya nibagirwa wageze kunca intege, gusa we yarazinciye, wenda azinciye nk'iminsi nk'ibiri, n'ubundi iyo minsi ibiri ishize n'ubundi bica nagarutse mu murongo nyine mu buzima tu. Yego yego Already turareba kuri kote y'abantu bikorera, yego bari abantu bikorera, uramutse ugiye gushinga bizinesi, iyo bizinesi byanze bikunze abantu bazayiyoboka, Sabrina azahagera, Kagara azahagera, n'abandi yewe bazahagera. Uwo muntu ikintu namubwira, aho hantu tuzahagera, namenye ko aho hantu hazagera abantu b'ingeri zose, kereka abaye ari pirive y'abantu bazajya bahagera avuga ati aba ntibazajya bahagera, niba azi ko abantu bose bazajya bahagera, nateganye yuko hari n'undi uzaza akeneye kwicara, ariko akaba azakeneye intebe yo kwicaraho cyangwa se ameza yo gukoresha cyangwa se n'ibindi, abona uwo muntu azaza akaba yakeneye ariko ntabibone, nabyo agomba kubashyira, kuko niba ari ahantu hagerwa na buri wese natwe tuzahagera kuko ntaho duhejejwe. Yego nyine ikintu namusaba ni ukureba nk'ibintu nyine natwe twakenera akazashyira anytime yabona tumugezeho. Yego wenda ibyo ni byiza kandi n'ikintu nyine abantu bagomba kurebaho by'umwihariko kuko abantu bafite ubumuga cyane, kuko especially ku mugani ku bantu bikorera, kuko iyo business yawe izagendwamo n'abantu benshi kandi abantu mu ngeri zose, azaba afite ubumuga, azaba atabufite, nyine afite ibibazo bigiye bitandukanye, so byaba beta yuko ugiye kuba wategura wenda nk'ahantu runaka, wajya ureba ukuntu uza kuri kote y'abantu bafite ubumuga kugira ngo biborohereze, kugira ngo na serivisi zibashe kugira gute kugenda neza. Ni ukuvuga ngo ku bigo by'amashuri Sabrina, hari icyo washima cyangwa se wenda hari icyo uvuga ngo ariko mbona kano kantu kakongerwa muri agade nabyo twabivugaho, nko ku bigo by'amashuri wenda bifite abana, kuko urabona njyewe gade numva burya gucana igiti, uretse ko byanatangiye good ni sawa cyane, nk'ubu ngubu njyewe nakuze numva ko ngomba kwiga nyine mu bigo by'abantu bose bavanze, yaba abafite ubumuga cyangwa se nyine muri icyo cyiciro, urumva sinjye muri bya bigo bigize gute nyine bishinzwe kutwitaho by'umwihariko, ariko noneho nanjye ngerageze ngire gute njye n'ahandi noneho hagize gute hari abandi, kugira ngo mbashe nyine kubona isi ya nyayo, isi irimo ba bantu bakubwira ibintu bitameze neza,
ukabasha kugira gute kumenya nyine ukuntu manu ubikwepa, sibyo? Ibyo bintu kuko biragufa, kuko iyo uhuye na sosiyete nyinshi y'abantu niko bakubwira ibintu, rero ibyo bintu byose bakubwira buriya arakubwira ibintu bibi nyamara bikagufasha, ubizi? Bikomeza ukaba umuntu w'umugabo. So, nko ku bigo by'amashuri wumva hari nk'akantu wenda bashobora kuba bashyiraho wenda mu buryo bw'ibikoresho, cyangwa se ibindi runaka byakorohereza abantu bafite ubumuga, cyangwa se wenda hari icyo ushima cyane by'umwihariko? nyine nk'ubu ngubu nyine urebeye nko ku ruhande rwanjye Yeah. nta kigo nari nageraho kumbura ahantu ho kwicara. Yego. Barageza bakabikora nkabona ahantu ho kwicara, ariko ubwo urumva nabwo bikorwa mpageze. Bikorwa mpageze ntabwo biba byarakozwe kare. Urumva bajya kuyishaka bakajya kugera mu biki, ariko ndayibona, ndabibashimira ko nta hantu nari najya ngo mbure aho Banza nicara. ubashimire cyane ako kantu mbere ya byose. Ndabashimira cyane. Yego. Aho hari gushimira umuntu ariko bimeze nko kwikuhoya, Oya shimira ntabwo ari ngo hari cyane. ukuntu nyine uvuga ikintu n'umuntu ukibwiye akumva nyine ni nko kwikiza. Ntabwo ari ukwikiza muri njye, muri njye wese Yego, Sabrine, yego. ndabashimira kandi cyane mumfata neza. Yego. Amen. Mbo ni byiza cyane, ndetse ni ikintu buri kigo cyose kigomba kuba cyageze gute cyarebaho. Yes, yeah. Ibitanda byo ndakeka atari ngombwa kuko kuko n'ubundi ibitanda byo n'ubundi ni bya bindi, N'ubundi ntabwo nta biba bidasa nawe ugiye kuba nkaho ndetse bavuzaga ngo hari abantu bakekaga ngo ahantu mba ngo akazu nkodesha ngo ni akazu k'abana, ngo gaze ngo ntekera ngo ni akagaze k'abana, nyine amatsiko nk'ayo ngayo, ariko ukibaza urumva gade, tugiye kugenda tureba kuri ibyo bintu twasanga ari inkoko zahindurwa iz'abana, cyangwa niba bakora n'ibiryo by'abana. Yego ibyo birahari, nyine wasanga n'inka twajya tuvuga ngo nimukure n'inka zacu nizo zimeze gutya. Kandi ibyo ngibyo ntabwo byakunda, ni ukuvuga ngo nyine tureba ibintu nyine bifasilite nyine by'ibanze, nyine ni cya kintu nyine cy'ibanze kitagoye. Ukora ibyo ari uko tuvuga ngo no mihanda ya kaburimbo ngo nimushyireho aho abantu bagize gute, ngo bafite nyine ubumuga n'ibiki byose, kandi ndakeka ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bigize ikintu kiba gihari. Mwebwe abantu bafite ubumuga dore erega ni twebwe dufite inshingano nyinshi mwana. Ni ukuvuga ngo nkunda kuvuga ngo umubyeyi wacu leta icyo yakoze yaragikoze, ni twebwe dusigaye. Urumva wikumva ko abantu bazaguhereza 100% ku ijana, niba umuntu yaraguhereje 50 ku ijana, akari 50 ugomba kukishakira wowe. Kuki wumva ko yaguhereza 100 ku ijana se? Ibyo ntabwo byakunda. Yaragufasha yaguhereza 5, ni ukuvuga ngo nyine 50%, ni ukuvuga ngo you have to find nayo 50 ageze gute isigaye. Niba ugeze ahantu ku maesikariye, ntabwo uzajya guhamagara ngo pokere ngo nize gikore ku kayesikariye utambuke, reka shaka ibisubizo mwana. Iyo rangi ushaka ibisubizo nta kindi kiba gihari, kandi niko kuba umugabo. None se bigiye gutyo wajya no mu muhanda ahantu ukaritse utuye ukavuga ati no muhanda nimuwukore kugeza mu rugo, kandi muwukore mu buryo bw'umuntu ufite ubumuga. None urumva already ntabwo ibintu byakunda. Tugomba gushakamo ibisubizo nyine nk'abantu bagize bakuru kandi bageze gute bashoboye. bahawe uburenganzira. Barabikora.
barabikora cyane, ugasanga umuntu yumvise ngo mfite ubumuga nawe yahise yumva ko adashoboye, mbese muri make yumvise ko yahawe intebe. Niba abonye umuntu nyine uriya ndagenda mwake, cyangwa niba ari na serivisi wenda irimo gutangwa muri leta, hari ibirimo gusabwa, ubwo njye ndagenda mpite ninjira, barahita bankora nta kibazo kuko yego sindi bwigore kuko mfite ubumuga. Ntabwo ari byo. Iyo ufite ubumuga ntibivuze yuko udashoboye. Kora byange wakoze. Ni iki wakoze kikakunanira, icyakunaniye kireka ukore icyo ushoboye. Apana kujya gutega abantu ngo uyarama ngo ibiki n'ibiki. Uwo mwanya ufata ujya gusaba uwufashe ukajya gukora. Ayo mafaranga yakuvunnye wakoreye burya uzamenya n'uko uyajera. Yego. Yandi atakuvunnye nyine uzayasesagura uvuga ati ubwo hariya bampaye ejo ntabwo nzasubira nzajya hariya. Uwo mwanya ufata ukora uwo mwanya ufata ujya gusaba ufata ugenda ushakemo icyo ukora ushoboye. Kandi nzi neza ko umuntu ufite amaboko n'amaguru, niyo waba ufite cyangwa se ufite amaguru udafite amaboko, ntabwo wabura ikintu ukora. Ufite umunwa, ufite amaso, ufite ubwonko bukora, ugomba gukora. N'ufite ubwonko budakora aba afite amaboko. Yego. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe about me man, abantu bafite ubumuga dukunze reka ndivuga ko nanjye ndimo, ko iyo ngiye kwivuga iyo ngiye kuvuga ntabwo nanjye nishyiramo. So hari igihe dukora amakosa. Ndunganira ibyo Sabrina yari avuze. Urugero ugeze wenda kuri service kwa muganga, uje saa 5, hari umuntu wageze saa 12 za mu gitondo ugitegereje service, kuko waje igisha ushakiye uri kumva yuko bahita bakwakira ngo kubera ugeze gute ufite ubumuga. Ntabwo kuki utazindutse nyine wowe kuko utazindutse ukaryama. Kubera iki utazindutse ukaryama ukumva ko kubera ko uje ngo wakererewe ngo ufite ubumuga ngo just ngo you are ready to nyine uremerewe kuba wagera gute wakorerwa ikintu cyose. Ibyo ntabwo ari sawa. Ndakunda kubwira abantu ngo twebwe twishakamo ibisubizo ku bwacu, nta wundi muntu mani, ni twebwe nyine ubwacu tugomba kugira gute kwigira. Ikindi kintu mani, njyewe nabivuga muri buno buryo. Ku bantu bafite ubumuga ushobora wenda n'urugero, ushobora kubona abantu ari abantu bafite ubumuga bari ahantu runaka, ukabona mugenzi wawe agiye gusaba, akagenda wenda akajya gusaba, wenda akabona wenda mugenzi we agiye gusaba wenda abonye amafaranga, undi mushuti we nawe akavuga ati uzi ko bya bintu bishobora kuba birimo amafaranga ngo bya bintu bigeze gute birakora. Noneho man bikagendera muri icyo kintu, ugasanga ni wa wundi utari ufite gahunda yo kujya gusaba, n'ibyo bintu agize gute abyishoyemo. Njye ndaguhereza ikintu kimeze nka testimony. Nagiye ahantu mu mujyi rimwe, ku muntu ufite ubumuga ni igiceri cy'ijana. Noneho haza undi muntu wundi, uwo muntu aramusaba, nyine uwo muntu ufite ubumuga aramusaba. Haje uwo muntu aravuga ati si ejo nahaye 50,000, ndi kubwira ngo uzakore kino kintu uve muri ibyo bintu. Amafaranga washyize he? Kuki wongeye kugaruka ku muhanda kwicara? Araje nzagaruka. Uko icyo kintu uri kucyumva? Njye nakanya ntago abantu batanyumva nabi. Gufasha ni byiza kuko nanjye ndabikunda, sibyo? Gufasha ni kimwe mu bintu biranga ubumuntu, kandi umuntu ugize gute ufite umutima. Niba ugiriwe amahirwe umuntu akagufasha, ariko gufashwa si ukujya gusaba. Gufasha nuko umuntu abona ko nyine ubwo bufasha ubukeneye ntibihinduke ingeso. Umuntu agashobora kuba yagufasha man, erega hari ukuntu ushobora no kuvuga ati se ko mfite ubumuga, niwe mushinga njye mfite kuba natekereza ubwanjye nkawukora. Urumva? Wowe ukicara man ugakora business plan, ukavuga ati noneho ndi kubona njyewe bitewe n'imiterere yanjye umushinga nashobora umeze gutya na gutya ABCD. Urumva? Noneho ukavuga ati
noneho njyewe ngiye kujya mu buryo mani hari uburyo bwagiye buzaho n'ibyo bita youth connect n'ibiki, abantu ba gade barapurayinga imishinga igafatwa, siko bimeze. Ni ibintu byiza cyane biri mu gihugu cyacu badushyiriyeho kugira ngo ku murenge, ku mirenge y'iwanyu, ni ibintu igihugu cyashyizeho kugira ngo nyine urubyiruko rugere gute rwiteze imbere, rugaragaza imishinga ruba rufite. Ushobora kuba wakandika nyine ukadizayininga nyine akantu kameze neza, ariko byagize gute byavuye muri mind nyine, ukagenda ugapresenta umushinga wawe ugatsinda, urumva, ugahabwa amafaranga ukongera gute yo gutangira umushinga, ukayiteza imbere nk'abandi bantu. Icyo gihe ayo mafaranga gade nubwo yaje werekanye icyo ushoboye, ese ufite iki baherewe? Nta na kimwe. Amahirwe arahari, ahubwo ikintu kibura ni ukuyabyaza umusaruro, urumva. So rero Imana mwikumva yuko mudashoboye, turashoboye kandi tugize gute turashobotse, urumva. Rero mwikumva yuko tudashoboye, turashoboye kandi tugize gute turashobotse, my people. Sabrine, inama ya nyuma kuri bano bantu inama ya nyuma ndetse kuri no ku aba bantu, bantu bose muri rusange. umuntu wese ahari ugifite ubuzima, ugihumeka, agomba gukora cyane. Yego. Ikindi kandi nijoro ngiye kuryama, hari umushuti wanjye nyine twavuga yambwira ati mba mbere mu bitaro meze nabi. Nagize ngo warose, Oya, ntago Imana narose, yaguhishuriye. ntago narose. Arambwira ati Sabrine mba nkubona ndi kwa muganga, ndamubwira ni hangane, abantu bose bari kwa muganga aho bari bihangane, yego bihangane, Imana izabakiza. Amen. Yego, nibyo. Ni ukuvuga ngo muri make abantu bari kwa muganga, uko byasa kose Imana niyo ikora ibitangaza, Imana nikora ibitangaza. kandi buri Imana iyo yavuze ngo yego ntawe uvuga ngo oya, Yego. kuko niyo mugenga wa byose kandi niyo igena ibihe. Baravuga ngo niyo ishyira ikuzimu ndetse igakurayo. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka, ntabwo ryavuzwe na Kagarara, ni iry'Imana. Abantu bataza kunyumva nabi. So rero mwakoze kubana natwe kuri Afrique TV, reka nkomeze mbifurize amahoro y'Imana, nkomeze kubabwira ngo mukomeze muhirwe n'Uwiteka, akazi kose mujyamo kabahire, ndetse n'abari mu mpande zose namwe mukomeze muzirikane yuko Imana yo ya mbere mu buzima bwanyu. Icyo nababwira, mukomeze mukore subscribe kuri Afrique TV, ibiganiro byacu nakagaruka tuzongera tubatenguha, ahubwo tuzaba turi hano kugira ngo tubazanire ibyiza. Ciao ciao, tutaonana siku engine. La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope.